ubwo turi kuri bya bintu umufana yakubakiraho icyizere cye. Arteta muri Champions League ntago kiri umutoza muto. Champions League ni irushanwa rikuru riri elite kuruta andi marushanwa y'amaklub ku isi ni Burayi. Risaba umutoza umaze kugera kuri iyo niveau mu mitekerereze. Uko yategura match niba muri iyi myaka maze yagiye Allianz Arena sibyo, yagiye Parc des Princes, yagiye Santiago Bernabeu, urumva nubundi ni babantu yagiye Giuseppe Meazza, ni ya makipe nta kizahinduka. So kugenda umenyera ambiance abakinnyi bawe niko bagenda batinyuka. Iyo niva experience nayo iri mu byasunika Arsenal. Ikindi ni squad Arsenal ifite, urabona ko batangiye kugira ibisubizo byabo. Nijoro ni match yakozwe na equipe y'abasimbura ku kigero nk'icya 90 na kangahe kwijana, kandi bakora match nziza. Ni ikikwereka ko ibintu byose umuntu yareberaho ashima equipe. Arsenal uyu munsi irabyujuje, wakongera ko na vision yabo iri clear. Uyu munsi gutsinda imikino 8-8 ukabikora muri style. Arsenal yakoze iyi mikino 8 ntigize iyoborwa mu mukino. Kuyoborwa mu mukino no kubanzwa igitego cyangwa se wanakibanza kipika kwishyura ikanakuva inyuma ikakuyobora mu mukino. Ntibyigize bikora Arsenal. Arsenal either yabaginganya wenda match itangiye, ubundi yayoboye imikino 8 yose. Arsenal yarayiyoboye. Yagize iminsinzi zidasanzwe nko kuri Atletico Madrid, kuri Bayern, Giuseppe Meazza. Uwavuga ko aho sezo igeze uyu munsi Arsenal ni equipe nziza i Burayi. Uwatekereza ko yatwara irushanwa rikomeye kuruta ndi Burayi ntago ari kure y'ukuri. Sultan na Arsenal uyu munsi atake nziza i Burayi, reka mvuge i Burayi kuko turi ko Ligue des Champions, ndetse na defense nziza. Si ibyo gusa, na Arsenal ni mugoroba ejo turi mu kiganiro Frank ne watubwiye ati nje ndi kubona bari buze gukinisha equipe ya kabiri. Aranayipanga uko yayipanze kose rwose niko bayiteretsemo yose, uko yayipanze yose niko bayiteretsemo. Abenshi tuvuga tutariko birakwiye yuko ya balancinga yagira gutya na gutya, ariko Arteta aravuga ati nubundi niko ndibuze kubikora. Byerekana icyizere amaze kugira groupe ye. Ibi birayigira equipe nziza i Burayi kurusha izindi. Kuba ikipe nziza i Burayi nkuko Antonio yabivugagaho, ni ikipe nziza i Burayi kugeza aho tugereje ubu ngubu. Ariko ni doubts cyangwa se hariho gushidikanya mu gihe twaba turi mu kwa gatanu ko twakongera kuvuga nk'ibi ngibi ko bari mu bikombe 4. Kuba mu bikombe 4 iyo ni dominance urusha abandi. Real Madrid urebye nko mu kwezi gushize itakaje byinshi, yanatsinzwe n'abandi. Bibiri yabivuyemo. Turaza ikindi nacyo bisabye playoff cya gatatu. Turaza kubigeraho. So aho ngaho uracyarimo, ariko ushobora kwera iminwa cyangwa se gukurugwamo nko mu bikombe nka 2 ugasanga ubonye nka 2 cyangwa ubonye kimwe. Washyira ku munzani ugasanga na Barcelona yatwaye nka 3 kuko yamaze kukibika. Hanyuma kuri squad Arsenal ifite, urebye wenda nka Samuels back inyuma, Arsenal y'inyuma tugereranyije wenda niyo ubu ngo bihari. Wabonaga Arsenal yarakingaga ikintu cya stability na investment. Wasanga ari ikipe y'ubwayo ishaka kureba uwo ifite uwo ari we wese, abe na kapiteni yaragendaga akajya mu bakeba bakamwishyura amafaranga bakamutwara. Ari ikipe ubona ko nyine irakurwamo umukinnyi byoroshye. Ubu ngubu siko bimeze bitewe n'iyo stability bamaze kugira kuva wenda dufate kuri iyi era ya Arteta. Niho Arsenal nshya yatangiriye. Iyo stability irahari, ariko hakazamo na investment. Abantu benshi wasanga bagira dute ko Arsenal yagura umukinnyi wa miliyoni 70, Arsenal yagura umukinnyi wa miliyoni 80, ariko ibyo yarabirenze igera no mu majana. Nubwo wenda hari ukuntu management ushobora guhitamo nk'umukinnyi ugasanga uwo bashoyeho imari siwe wenda abantu batekerezagaho ngo bahurizeho ari benshi, ariko level investment igakora. Urumva ko kuri Arsenal yarazamutse. Nono iza no kugira na Arteta kugeza kuri ngubu ni umutoza mwiza. Nubwo wenda hari ibyo wamuquestioningaho, ariko nubundi no mutoza mutoya nyine ugomba kumuquestioningaho ibyo byose, cyane cyane ko mu isi y'ubu ngubu hari igihe ureba ukareba umutoza mukuru ugasanga kuza kubana n'umushinga wawe ushaka, ugasanga we ashobora kuza akaguha nibura imyaka nk'ibiri cyangwa 3, ariko ugasanga urahita wongera utakare imyaka nka 10 cyangwa 15 we yaramaze kwigendera. Twagiye tubibona mu mishinga ba Antonio Conte banyuzemo, mishinga ba Ancelotti banyuzemo, yego araho baciye bikagenda neza, ariko hari naho bagiye baca henshi ugasanga project banyuzemo bazitaye uko nguko
zimara imyaka myinshi ubona zitarongera kugira stability. So stability na investment ku ruhande rwa Arsenal yarabaye, ariko hari doubts yuko umutoza bafite n'abakinnyi bafite experience yabo ni yihe mu gutwara ibikombe cyane cyane iby'Iburayi. Ntabwo dushidikanya ubushobozi bwabo kuko ubu ngubu ni nabo bantu ba mbere bagize intsinzi 100% muri iyi Champions League muri ubu buryo bushyashya. Imikino 8 yose bakayikubita kandi batsinze uworoshye n'ukomeye. Ariko ntago iyo doubt cyangwa se uko gushidikanya kwavaho bitewe nuko ese bundi buhe Arteta yatwaye iyo Champions League cyangwa se iyo champion. Bundi buhe abakinnyi afite majority abenshi bagiye batwara ibyo bikombe Champions League cyangwa champion, cyane cyane izi major trophy abarizo tuvuga uko ibi ngibi byo akiza yanatwayemo ndumva za FA na za FA imwe arayifite na Carabao na Community Shield. Ibi izindi razitwaye, ariko major trophy yaba we ndetse n'abakinnyi afite. Of course tubyumvamo ko n'abakinnyi bitwa ngo nabakuru uhereye nko kuba kapiteni nabo ubwabo icyo kintu barakibura abakapiteni b'ikipe ya Arsenal. Na izo mpungenge mfite aho ngaho gusa kugeza ubu niyo nziza, ariko izo mpungenge nazo zifite percentage nini kuko zishobora kuzagera imbere koko bya bintu twavugaga uko iyo lack of experience bakazayibura bagatakaza ibikombe bimwe muri ibi ngibi bikomeye. Urakoze cyane ukomeje ku kintu cy'abakinnyi Anthony, ndagira ngo iki kintu tukigarukeho. Ni ekipe ya Arsenal nziza twese tubona, ariko mu minsi ishize nibwo twari turi kureba record se bimeze gute mu bakinnyi bayo basatira. Tubona ekipe ya Arsenal ni ekipe ifite ubusatirizi bubi mu buryo bw'imibare mu ma ekipe yandi yose bahanganye. Turi kuvuga Barcelona uyu mwaka w'imikino bafite abantu bamaze kugeza byibura double digit benshi bageze muri 7. Uramanuka ukagera na hagati barimo rwose. None yo ikagira n'amahirwe yuko abenshi ntiyanabaguze. Turavuga Mbappe umaze kujya mu bitego 36 muri uyu mwaka w'imikino. Bisobanuye ngo Mbappe yaguhereza umukino ubwe ku giti cyawe guhereza. Turavuga Harry Kane, turavuga Haaland. Ariko wajya muri Arsenal ukareba ugasanga ubusatirizi bwayo hari uburyo nyine haburamo umuntu nk'uwo nguwo tipuri buze kuyobora abandi. Kandi muri Champions League twibuka Anthony, yego buriya nta Champions League nimwe uzavuga. Nuvuga Real Madrid uzumva igihe cya Cristiano cyangwa Vinicius inyuma ye. Nuvuga equipe ya Man City uzumva Haaland cyangwa n'abandi ba mbere yiwe. Nuvuga buri kipe yose agiye ba successful kugeza kuri Paris Saint-Germain. Uyu mugabo Dembele atwaye Ballon d'Or mu myaka 3, na wakeka ko Dembele atwara Ballon d'Or. Yego Kuri icyo kintu cy'abakinnyi Arsenal igiye koko ikeneye umukinnyi uri buze gusteping up, ntago ubona bizayigora muri knockout phase. Aho harimo ingorane. Luis Enrique amaze kurekura Mbappe yaravuze ngo kugira umukinnyi umwe unsinira ibitego 40 cyangwa kabirenza nagira 4 babona nk'icumi cyangwa 12. Yasobanuraga ko umupira no mukino nije collective, no mukino wo gukorana, abakinnyi bagomba gukinana bagahuza nibwo ekipe banziza. Arsenal icyo kintu iragifite cyo gukorana, ariko Luis Enrique n'ubundi byamusabye kugira umuntu umwe ya jeye iri collective yubakiraho, umuntu izengurukiraho by'umwihariko kote offensive. Aba Dembele sibyo amuhindurira umwanya, amuhindura n'uburyo bw'umukino. No kuvuga ko club nubwo yaba yubatse collectively igomba kugira umuntu ubazwa ibintu runaka, umuntu uzamura morale y'abandi sibyo, umuntu mu mikinire ubasuni kubabwira tugende reba ikintu Rafinha akora muri Barcelona. Buriya Rafinha impamvu atsindira imitima y'abantu benshi ntajye tuma Barcelona ijya down nyine ngo harimo n'uwa urumva ntatuma Barcelona igwa hasi ngo yumve ko birangiye ibura umuntu wayishitura. N'umuntu buri kanya ukunda kuzamura ritme y'umukino wa Barcelona, bagenzi be akababera inspiration. Arsenal irabura uwo muntu uri sharp cyane. Buriya Bukayo Saka kuri njyewe niwe starboy muri ligne offensive ya Arsenal, ariko ari shy. Dukeneye kubona Bukayo Saka ekipe igirira icyizere, ariko nawe akagira iyo character, akagira iyo personality yo kuvuga ngo iyi groupe hari ibindi bintu nyigomba. Buriya ntabwo ari question gusa yo kujya mu kibuga ukadeliveringa ibyo ugomba kudeliveringa. Ugomba moralement kuba nyine inspiration kuri bagenzi bawe. Ujya wumva amakota akurwa ku bakinnyi bamwe na bamwe akaba uyu mukinnyi yahari twebwe dufiringa ibindi bintu, hari ukundi kuntu twiyumva. So tuvuge nka Gerrard muri Liverpool,
ntabwo yari umukinnyi gusa Gerrard yari inspiration z'abandi bagenzi be muri Liverpool. Arsenal irabura umuntu mu busatirizi bwayo uyobora abandi ubazamurira morale igihe byanze kuri ya mikino ubona Arsenal nkuko Sultan avuze ngo haraho bagera experience nke ikaganza Arsenal ikabura ibisubizo. Icyo ukenera ni wa muntu we urwego rwe rw'imyumvire rurenze icyo kintu. Ejo bundi wahoze uduha urugero kuri Sadio Mane ko yerekanye muri bagenzi be ko igikombe gishoboka naho bigoye cyane kuruta ahandi. Arsenal irabura uwo muntu igihe club nkayo iri yagize tuvuge ibonye red card sibyo ikeneye wa muntu babwira ko umukino utarangiriye aho yagiye Camp Nou yagiye Santiago ikeneye wa muntu ubabwira ko umupira urenze ibyo ngibyo ko bagomba gutanga byinshi kurushaho kandi no mu buryo bwo gukina umukino wa Arsenal ikeneye kugira umuyobozi mu buryo bugaragara. Ako ko ni akazi ka Arteta personality ni umuntu ku giti cye ariko kuvuga ngo umuyobozi mu kibuga umukino wa Arsenal akeneye kuwudodera ku mukinnyi umwe uzwi ugomba kuyobora abandi ku buryo n'uburyo bw'imikino ya Arsenal ubona bwubakiye kuri uwo muntu biri mu bintu byatuma groupe yabo yataka ikora neza kurushaho kuruta uko uyu munsi uvuga ngo Victor Gyökeres ntago bamupasa ugasanga abandi baribaza ese ni wakwiye kuba twara ubwo busatirizi. Izo dute zihari nuko Arteta atarabigira clear avuge ngo umukino wanjye uwubakiye kuri uyu muntu ndashaka ko bigenda gutya uwo muntu niba muhitamo na groupe irayoboka kandi birayifasha nta groupe igera ku ntsinzi idafite umuyobozi biragoye. Sultan nje ndibaza kuko buri equipe ya Arsenal mpamya neza ko karite ifite ziyemera kugira irema turi kuvuga idafite sibyo ndetse na nubwo turamutse dusubije amaso inyuma twabura ama event amwe namwe twagiye tubona Bukayo Saka stepping up akaza akagira icyo akora ntago twabura ama event amwe namwe twagiye tubona wenda Gabriel Magalhaes wenda agira icyo akora mu buryo bwo akabona igitego cy'intsinzi meme na Victor Gyökeres uretse muri Arsenal hari aho yabikoze mu yandi ma equipe agiye atandukanye sibyo ikibazo cyo kuba muri dera dahari ni equipe ya Arsenal nako n'abakinnyi ba Arsenal cyangwa na Arteta ugomba gukora icyo kintu. Urakoze Arteta nk'umutoza niwe manager w'ikipe ya Arsenal niwe ugomba gukora ibyo bintu ariko Arsenal kuba tureba tugasanga muri abo bakinnyi uwo mukinnyi nta urimo cyangwa se abo bakinnyi nta barimo biragaragaza neza ko ikibazo cyahereye kuva iyi sezo itangira kuko Arteta ni ujya ku isoko akagura wenda turaza no kugera mu buryo bw'imikinire cyangwa byose twanabitwarira hamwe ashaka abakinnyi wenda na board ikamubwira ati twareba uyu nguyu bakagira amajwi menshi bahurizaho ku mukinnyi runaka akaba ari we bazana kuba tureba rero tukabona nta urimo icyo kirabanza kikaba ikibazo cya Arteta kandi turi muri season igeze navuga aha handi nyine aba bakinnyi bakenewe ariko Arsenal ntabifite ubwo no gutegereza no kuzabagira ni sezo yindi itaha kuko ntago yabicreatinga mu mukinnyi ngo bimushyiremo ni ibintu umukinnyi ubwe aba yifitemo gusa hari nka bakeya umuntu ashobora kuvuga cyangwa se hari nk'umuntu ashobora gupointinga akavuga ati uyu ariko bitewe naho tumuzi aho yagiye anyura nibura hari inshingano yakwiye guhabwa n'abandi bakabimwubahira ariko izo nshingano nubwo wazihabwa abantu bakabikubahira wowe uri iki imbere y'uwo muntu ugiye kubwira ngo wabigenza uko nuko uri Bukayo Saka nibyo uri Starboy wa Arsenal ariko uri iki ufite n'imidari icyo ufite uje wenda nko kubwira ngo Declan Rice ibi n'ibi ni urugero ariko hakaba ku ruhande abakubwira ngo Declan Rice twaramonye yambaye igitambaro cya kapiteni kandi twaramonye twari igikombe cy'Iburayi ni kipe ya West Ham bati kukiwe izo power atazihabwa ariko hari igihe ugera mu ikipe bitewe nuko ukiri mushya yego ni mu rugo ni mu Bwongereza irimo na wenda n'abambutsi abanyabrazil n'abaki ariko uhageze uri mushyashya hari abo usanze ari abakapiteni barimo nabo muvuga ururimi rumwe cyangwa se bo mu gihugu cyawe kuza guhita ujyamo ugashaka kubayobora kubagira uko nuko hari igihe bishobora guteza ahubwo ibice muri ya kipe usanze bikaba ko rimwe na rimwe abakinnyi bawe babanza gutuza kugira ngo arebe ko izo power bazazimuha n'abandi bakinnyi bakabyemera cyangwa se bikazasaba igihe ko turabibona ni si sezo ya kabiri ya Declan Rice mu ikipe ya Arsenal wenda nka sezo ya gatatu gutyo wenda
ukavuga uti abaye mu ikipe ya Arsenal seze 3 kandi akina kuri top level na signing yakoze ari signing y'amateka mu bwami bw'Ubwongereza, icyo ngicyo abantu bakakimwubahira. Ariko kugeza ubu ngubu ubona ko Arteta ni piyo atagiye ngo akemure cyangwa se ni detail atabashije gufunga, kabone nubwo mu mupira w'ubu ngubu ko tubibona usigaye ukinwa n'abana nanone. Ari naho bamwe tuvuga tuti kuba usigaye ukinwa n'abana nayo ni inenge y'umupira w'ubu ngubu, kuko kuba ukinwa n'abana ntabwo umwana azakina seze 3 zikomeye, kereka abanyine nakwita nk'abimanuka uzasanga nyine afite ya mpano idasanzwe. Icyo gihe afite n'impano idasanzwe abigaragaza muri performance, ikipe y'ubwayo iramubakinga, agira special treatment, batangira kumufata bitandukanye n'iby'abandi. Kandi izo special treatments ntabwo baziha buri mukinnyi nyine. Ariho uzasanga tubonye umukinnyi mu mwaka umwe imyaka 2 Phil Foden arabikoze turamubuze, umukinnyi n'uyu cyane ko n'imikino yabaye myinshi. Abatoza bose mu Bwongereza barataka ikintu cyitwa umunaniro w'abakinnyi babo. Turabona imvune nyinshi cyane, ama ACL bigezaho mu mupira umukinnyi arwara ACL ku maguru yombi. Ubwo umukinnyi kongera kumubona muri prime ye biba bisa nkaho ari ibintu bidashoboka. So ikintu nshaka kubabaza rero mwese none ntabwo nibuze kubaza umwe kuri umwe, ni icyo Arteta yakora kugira ngo ekipe yongere ayizamure, kuko kimwe mu bibazo bikomeye buriya tuzi imikino ya Victor Gyökeres, tuzi ngo Gyökeres ni umukinnyi ukina gutya yataka espace anyuza ahangaha mu bakinnyi bari inyuma ye, buri mwatakagirwa mwiza nanone n'abamugaragiye. Ntago ari ibanga yuko haranda misinga Kevin De Bruyne, nta wakwibagirwa link up ya Diego Costa ndetse na Fabregas, Cesc Fabregas. So buri mukinnyi ntago wakwibagirwa Jordi Alba ndetse na Lionel Messi cyangwa Alves na Messi. Mbega buri mukinnyi wese mwiza wabayeho ku isi yagiye agira umukinnyi runaka uri buze kumukinisha mu buryo umukinnyi bimworohera kuba yakora ibyo agomba gukora. So, kugira ngo noneho twongere tubone ubusatirizi bwa Arsenal, kuko impamvu iki kintu nacyitayeho cyane, naje gusubiza amaso inyuma muri Ligue des Champions zose ziheruka, mbona byanga bikunze abarerema imwe cyangwa ebyiri ziri buze kuriftinga ikipe. Mbona igihe Arteta atipermese kubona icyo kintu muri ekipe yiwe, mbona bishaka kuzamugora muri knockout phase. Ugiye guhura na Real Madrid yakane cyangwa ugiye guhura na Inter de Milan ifite uburyo tactically yateguye umukino, wa muntu uri buze kuza kadobiro ka match byarabaye, ntago ari rimwe byarabaye San Mames muri kuri Athletic Bilbao, siho Martinelli yadebrotse match zamura micro Martinelli asimbuye nibwo Martinelli yadebrotse match arongera kora match ya Newcastle. Twarabibonye ibyo bintu biraba, ariko n'undi bikorwa na Martinelli, ntago ari Bukayo Saka, ntago ari umukinnyi nyine wo mu stata muri Arsenal. Ni icyo ari buze gukora mu buryo bw'imikino, ndagira ngo twinjire mu kibuga tuvuge tuti wenda urafata Yezu umushyire hano kugira ngo azajya pasi uyu, cyangwa urafata Bukayo Saka niba yinjiraga gutya yinjira uku. Ndagira ngo noneho tujye mu kibuga, ni icyo Arteta yakora. Habiri imwe cyangwa ebyiri muza gutoramo mwebwe ubwanyu, wenda ubwo bushobozi wenda ugiye kubohereza wenda Leandro Trossard ubwo bihengamirize ku ruhande rw'ibumoso hepfo, niba ari Bukayo Saka. Ndagira ngo turebe ikintu Arteta yakora mu kibuga, asige tuve kuri Arsenal dukomeze no kuyandi makipe. Impamvu twahereye ku ikipe ya Arsenal nuko ariyo ikipe ifite performance nziza kurusha indi iwaye. Iyo kipe bivuze ngo inakina neza kurusha izindi. No mutozo wabyigiye sinajya kuvuga ngo ndamubwiriza ibi nibi, ariko akenshi hari choices akora kumenya ngo ninde mukinnyi ukeneye kujyamo igihe iki niki. Ibyo ngibyo bijyana na choices nanone zo kuri transfer yakoze, kuko ugiye kureba ibitego bya Victor Gyökeres muri Portugal usanga akenshi wamubonaga arimo arirukankana n'abantu akiramo ibitego. Bivuze ko ku mikinire ya Gyökeres ubu ngubu mu ikipe ya Arsenal, nubwo abantu bataka ngo abonye umuntu ngo umuhanga imipira n'iki byose, ariko hari abantu twabonye ko ashobora kwataka izamu, ariko aruko we ari kumwe n'undi mwataka bari gukina n'abataka babiri. Ibyo nabyo nibyo same story kuri uyu Gyökeres wa Arsenal, ndetse n'abantu bari witwara Lautaro Martinez. Lautaro Martinez nawe urabyibuka igihe cye na Lukaku, uyu umunsi ari kumwe na Thuram. So abantu rero bakinira kuba hari aba second striker, ari umu second striker akaba akinana n'undi mwataka. Ibyo hari uburyo bimufashamo mu mikinire ye. Bivuze ngo nk'umuntu wamwiguriye
yagombaga kumenya neza ese nzagukinisha ne. Urabyibuka igihe cya Guardiola akura Haaland muri Dortmund, abantu bose igihe cyageze aho bakajya bavuga ngo ariko ngo Haaland ngo umuntu ngo bamufashe Haaland ngo nta kintu akora, ngo nibyo nta cenga. Yego nibyo, ntabwo ari umukinnyi ntabwo ari rutayizamu ukinana n'ikipe cyane, rumwe ntabwo ibyo bikina, ariko hari system Pep Guardiola yakoze igomba kumufavoreza ku buryo byazamara ibona, cyane cyane ko bizeye ko ibyo bitego no umuntu muri DNA ye harimo ibitego, akubaka system imufavoreza umukinnyi we. So rero nanjye mbere na mbere kuri Gyökeres, kuko ni rutayizamu waje afite ibitego agahishyi aho yaraturutse muri Portugal, ariko kugeza ubu ngubu ubona ko tugeze mu minsi ya nyuma ariko agistruggling, atari rutayizamu wabaza ibitego 10 muri shampiyona. Uyu n'umwanya ubanzamo bigiye kuba ikibazo. Icyo ni ikibazo gikomeye kuri rutayizamu. Urimagina rutayizamu ufite ibitego birenga 50 muri sezo, abantu twaravugaga tuti imyaka ibiri Arsenal igiye kugira umuntu ushobora kugendana ibitego 20. Ibitego 20 byiyongera ku byaba winga baba batsinze, aho ngaho urumva ko bizazamura umubare w'ibitego b'ikipe ya Arsenal, nako bizamura n'imikorere performance. Iyo choice urumva ko harimo ikibazo mu buryo mukinishamo, byo ni ikibazo. Hanyuma iyo choice nanone kuri Noni Madueke, ejo muri nabonaga ari iminsi 300 na umwaka yarawurengeje, umaze kuba umwaka n'icyumweru yakoza nive ejo bundi rwose. Ayo ni amahitamo nanone y'umutoza yakoze amuvana mu ikipe ya Chelsea. Uribaza umuntu ushobora kugenda umwaka wose nta gitego, kabone nubwo turi kuvuga ngo wenda ni irushanwa riniri, ariko akagenda umwaka wose nta gitego, kandi iryo rushanwa ari kinamo, ndetse bakomparinze amakipe abiri bafatikanyije aho yavuye naho ari ubu ngubu. Aho ngaho nanone ni choice y'umutoza yakoze itariyo inagendaho n'amafaranga menshi. Cyiza nuko zo ni ikipe ziba zifite n'ubundi ubushobozi ugeranyije wenda nizo muri Espagne turi buze kugeraho, ariko urumva ni choices nge nicyo ngarukaho cyane. Choice akora nizo zishobora kuzateza ikibazo ikipe ya Arsenal, ariko ntago nabimu blamingaho cyane. Yego nuko blamingaho ku ikipe itakazamo ibikombe urebye no mu myaka yagiye itambuka, ariko ntago experience ari ikintu uri butoragure nyine. Hari imyaka bigusaba. Yego. Antonio Viawe, kuri iki kintu Arteta birashoboka yuko yakora umusitari wa ekipe cyangwa azakomeza yikinire gutya nyine ekipe jeri collective? Ikibazo cya Arsenal uyu munsi abasitari bayo ntago bari mu busatirizi, uretse no kuba abasitari muri performance n'abagaragaza iyo character yo kuba batwara ekipe, ntago bari mu gice gisatira. Urabona Arsenal nk'igira personality ya Gabriel ya Declan, ikayigira mu mwataka, ikayigira mu muwinga, tukaba turi kuvuga uyu Victor cyangwa Bukayo Saka, bafite iyo personality, bafite iyo sharpness ya Gabriel, bafite ubwo buyobozi, iyo leadership ya Declan Rice, ya Declan. Twari kuba tuvuga ikintu kidasanzwe, sibyo? Arsenal iri kuba uyu munsi ifite umuyobozi kandi uri ku ruhembe ubatwara. Kuba uwo muntu adahari ni front line. Uyu munsi hari abantu bakubwira ngo umwiza iyi season ni Trossard. Trossard ni umuntu niwe wamukorera ikosa ntago reklama. Ibyo bintu bisangiye na Bukayo Saka. Yego. N'abantu ntago ari babakinnyi b'amahane, ntago ari babakinnyi nyine aggressive. Football ni umukino wa aggression, ni umukino w'ubushotoranyi rimwe na rimwe. Niyo mpamvu abantu bagira fighting spirit, usanga nyine bagira ijambo rikomeye mu ma equipe no mu dressing room. So Arsenal kubura icyo kintu, Arteta byamusaba akazi katoroshye, ariko wagaruka ku mahitamo ko Sultan abisobanuye. Arteta kwiperimeta kumarana iyi kipe iyi myaka yose itaragira umuyobozi mu buryo bw'ubusatirizi, kandi ubibona ko Premier League, sibyo? Iyi myaka 3 abaye wa kabiri Arteta, n'ebyiri atwawe na Manchester City ya Erling Haaland, n'imwe atwawe na Mohamed Salah. Kongera kurema iryo soko inshuro imwe ebyiri eshatu enye, utari gutekereza kuri profile nk'iyo ngiyo, urumva ko nawo harimo esheke. Ariko ibyo afite uyu munsi nanone abibyaje umusaruro kuri maximum level. Arsenal n'ubundi ze ekipe ku rwego rw'umukino, urwego rw'umukino wa Arteta niho yakwibanda cyane akamaximiza, mu gihe abura iyo profile, kuko buri gihe
situation yari yose bamo plan B cyangwa C no gukomeza igihe ubura iyo profile yagutwara kuko Salah bushize yari umukinnyi wa contribute byinshi muri season mu mateka ya Premier League. Iyo profile niba utayifite ushobora kujya mu mujyi wa Enrique ukagira 5-6 ba 12 na 13 n'ibitego 10.